Nimba rero uri umugabo ukaba usanzwe ukora iri kosa, menya ko uri gushyira ubuzima bwawe mu kangaratete, cyane cyane bijyanye n'uburyo bwa reproduction cyangwa se imyanya myibarukiro yawe uri kwishyira mu kangaratete. Rimwe na rimwe ejo ukazisanga uhura n'umugore wawe cyangwa se ukora imibonano mpuzabitsina, ariko bikarangira nta gisubizo kivuyemo kizima, kirimo kuba watuma umugore wawe asama kubera amakosa benshi bagenda bakora buri munsi, kandi babyita ko ari ukuryoshya ubuzima cyangwa se gufasha umubiri wawo kumera neza, nyamara ugasanga birangiriza ubuzima cyane cyane. Ibi nibyo rero tugiye kugarukaho uyu munsi kugira ngo tubyigire hamwe, tunamenye n'ingaruka zabyo. Nimba unakunda kubikora ubyirinde. Ikiri kintu rero kinakomeye cyane, benshi muri iyi minsi banakunze cyane kubera ko ni ibintu bitari bisanzwe cyane hano muri Afurika, ariko bitewe n'iterambere byagiye bigera muri ibi bihugu byacu tukisanga natwe twarabikunze, ndetse benshi bakanabiyoboka, ariko batazi ngo ese bino bintu bigira izihe ngaruka ku buzima bw'umuntu. Ushobora kuba ukunda gukora sauna cyane, ariko ukaba wari uzi ko bigufasha kumva umubiri umeze neza, kurefreshinga cyangwa se gutwika ibinure by'umubiri, ariko utazi ko nyirizina uba uri kwangiriza imyanya myibarukiro yawe. Nimba ukunda kubikora kenshi rero, ukeneye kumva kino kiganiro ndetse unamenye ibyo ugomba kwirinda mu gihe ukora sauna. Ni ukuvuga ngo iyo ukora sauna cyane kenshi mu kwezi, cyangwa se bya bindi byigarukaho inshuro nyinshi uyikora bitewe no kuba uyikunda cyane, cyangwa se warisanze warabaye addicted nayo, umenye ko buriya uba uri kwangiriza ikintu cyitwa intanga zawe, uba uri kuzangiriza cyane, ndetse ibi ngibi bikaba bigira ingaruka kubera ko muri sauna uba uri gutwika ibinure, kandi ubushobozi bw'ubushyuhe buba buhari buba buri kuri temperature yo hejuru cyane, cyangwa se ku kigero cyo hejuru kitari normale ku buzima busanzwe bw'umuntu. Ndetse ibyo bikaba bivuga ko akenshi imbuto ntanga zigenda zihangirikira ku buryo bukomeye cyane, ndetse ibi bikaba byatuma nyine uburyo intanga zikorwa mu mubiri wawe bicika intege, bitewe n'uko buriya bivugwa ko ubundi umubiri cyangwa se ubushyuhe bukenewe ku muntu cyangwa se ku bugabo bw'umuntu byibura buri hagati ya 2 na 4 dogere Celsius by'ikinyuranyo cy'ubushyuhe umubiri wose ukenera mu buzima busanzwe. Ari nayo mpamvu rero buriya uba usabwa nyine kuba uri ahantu hari cool, hameze neza, kugira ngo ibitunganya intanga zawe bibashe kuzitunganya neza ndetse mu buryo bwihuse. Ubwo rero bakaba bavuga ko nk'umuntu ushobora kuba akora sauna 2 cyangwa 3 mu cyumweru, bishobora gutuma intanga zigabanuka cyane mu buryo bufatika. Ndetse ikindi bitera nuko bitera impinduka mu misemburo cyangwa se icyo bita hormones, zigenda zigirwaho ingaruka n'ubu bushyuhe, kubera ko sauna ishobora kugira ingaruka ku misemburo mu ikorwa ry'intanga, cyangwa se icyo twita testosterone n'icyo bita FSH. Ubwo rero nimba ukunda gukora sauna cyane, akano kantu karakureba cyane, umenye ko ibi atari byiza. Inkuru nziza ni uko izi mpinduka zibaho nyine by'agateganyo, ntago ari bya bintu twavuga ngo ushobora kubana nabyo ubuzima bwawe bwose, kuko nyuma y'uko wenda wiyemeje no kuba wabihagarika, bishobora kugufata byibura igihe cy'ibyumweru byinshi, cyangwa se byibura iminsi iri hagati ya 74, urumva n'amezi, kugira ngo byibura imbaraga z'umubiri wawe cyangwa se uburyo bwo kuba intanga zakongera kwikora neza zongere zisubire ku murongo. Urumva ko ni ibintu biri temporaire, ntabwo ari ibintu nyine twavuga ko byafata ubuzima bwawe bwose bikabwangiriza. Ariko gusa nimba ukunda gukora massage kenshi, umenye ko hari ingaruka nyine bigutera. Niyo mpamvu ushobora gusanga muri icyo gihe uvuye kuyikora, gutera akabariro cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina ishobora kutagira
icyo imara, kubera ko intanga nyine ziba zashyushye kuri rwa rwego rudasanzwe, zikaba zamera nk'amazi, ndetse izo hormones nyine zirimo cyangwa se na testosterone zikangirika, bikaba byatuma nyine mu gihe ukeneye kubyara ushobora gusanga ubonanye n'umugore ariko ntasame, kubera ko nyine habaye muri icyo kibazo cyo kuba intanga zacitse intege mu buryo bufatika. Ikindi rero, gukoresha sauna igihe kirekire bigiraho ingaruka, cyane cyane ko bigira ingaruka nyine ku gice cyo hasi cy'umugabo, cyangwa se ni ugushyuha cyane kw'amabya igihe kirekire, iyo ukunda kuyikora nyine by'umwanya munini cyane. Ibyo ngibyo biragenda bigatuma nyine igice cyo hasi cy'ubugabo cyangwa se amabya y'umugabo ashyuha cyane, kandi urabizi niho hakorerwa itunganywa ry'intanga. Ibi rero bikaba byagira ingaruka zikomeye cyane ku muntu ukunda kuyikora by'igihe kirekire. Ngo rero nimba ukunda gukora massage igihe kirekire cyane, umenye ko ukwiriye kubihindura, kugira ngo umuntu akeneye no kororoka, ejo utazisanga ubana n'umugore ariko ukibaza impamvu adasama. Rimwe na rimwe bishobora no kugaruka ukabishyira ku mugore ko ari we wenda utabashije kuba yasama, ariko nyamara ingaruka zaratewe no kuba wowe ukora massage mu buryo witaho busanzwe, ariko kandi bikwangiriza. Ndetse binavugwa cyane ko byibura nyine umuntu aramutse abashije kubyihorera mu gihe akeneye kuba yakora imibonano mpuzabitsina agamije kubyara, byaba byiza cyane kurushaho akabireka by'igihe kirekire, kugira ngo abashe kuba yakora imibonano mpuzabitsina, ndetse intanga zibe zikomeye, zibe zimeze neza, ku buryo nyine yatuma uwo bari gukorana imibonano abasha gusama. So rero ibi ngibi impamvu tuba tubizanye nuko kuri ubu ngubu igitsina gabo kimaze iminsi gikunze ibi bintu cyane, ariko benshi kubera ko bari ibintu bigendana n'iterambere ntabwo baba bazi neza ingaruka ziri buze kuva muri ibi bintu, kandi usanga n'ubundi ibi bintu bishobora no kuvamo gusenya, kuko ntabwo tuvuge nimba uzanye umugore akabona nturi kumubyarira, ejo bishobora gutuma guca inyuma akajya gushaka undi umubyarira, kandi nanamubona uwo mwana ashobora kwitirirwa uwawe kandi atari wowe wamubyaye, kubera ko wanze gukurikirana ubuzima bwawe no kumenya inshingano zawe neza, umenye n'ibyo ukwiriye kwirinda. So niyo mpamvu rero tubazanira ibintu nk'ibi cyane. Rero kandi tuba tunagira ngo nyine ubuzima bw'umuntu bukomeze kumera neza. Muri make rero, gukoresha sauna rimwe na rimwe byo ntacyo bitwaye, ariko kubikoresha kenshi bishobora kugabanya uburumbuke cyangwa se by'agateganyo, bikaba byatuma utabasha kubyara mu gihe ubyifuza, kubera ko wagiye gukora imibonano mpuzabitsina uvuye muri sauna. Ubwo rero ibi tuba tubagezaho ni ukugira ngo tugende tunungurana utuntu tw'ubwenge. Ni ikiganiro twise Igana Natwe. Rero muri Igana Natwe uba ugomba kumenyamo bya bintu bigiye bitandukanye benshi badakunda kuvugaho, ariko ugasanga bifite icyo byamarira umuntu, ndetse n'ibyo byahindura ku buzima bw'umuntu. Rero uyu munsi ni icyo twari twaguteganyirije muri Igana Natwe. Ukomeze kubana na Lengo Entertainment cyangwa Lengo TV, kuko tuba tugutegurira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino ku isi, ndetse tunakwibutsa ko uba ugomba no gukora subscribe kugira ngo ibyo tubagenera bijye bikugerera ku gihe, ndetse comment and share biba byemewe, aba ari umusanzu wanyu. So ngiye banyita Masifa, we love you so much, mukomeze mugubwe neza.